Ese gufata urubuto rw'indimu cyangwa se urubuto rw'ironji bishobora gufasha iki umugore utwite cyangwa se umubyeyi utwite? Ese uru rubuto rw'indimu cyangwa se ironji rushobora kugira umumaro ukomeye ku mubyeyi ndetse no ku mwana atwite? Ni kenshi twagiye dukora ibiganiro bivuga ku mirire umubyeyi utwite ashobora gufata, dore ko twabonye ko umubyeyi utwite aba agomba gufata imirire yitondewe cyangwa se yateguwe neza. Rero gufata urubuto rw'indimu cyangwa se ironji bifite ingaruka nziza ku mubyeyi utwite ndetse no ku mwana atwite. Bishobora gufasha umwana kugumya gukura neza ndetse bikanafasha n'umubyeyi kwirinda ibibazo bigiye bitandukanye ababyeyi batwite bakunda guhura nabyo nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byacu byabanje. Rero muri iki kiganiro tugiye kubabwira umumaro ndetse n'ingaruka nziza zo gufata indimu ndetse n'ironji igihe umubyeyi atwite, haba ku mubyeyi ndetse no ku mwana. Dore ko twabonye ko umwana tuba tugomba kumwitaho by'umwihariko igihe umubyeyi atwite guturuka mu gihembwe cya mbere kugeza mu gihembwe cya gatatu. Niba uri mushyashya hano cyangwa se uhasanzwe, mwese mbahaye ikaze, ariko niba utarakanda subscribe wakanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro tunyuza no kuri Delphi Academy Olivier, dore ko ari ibiganiro biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Rero njye wabateguriye kino kiganiro ugiye no kukibagezaho nitwa Manzi Olivier nk'uko mumaze kubimenyera. Ntabatindiye, indimu ibonekamo ibintu bigiye bitandukanye ari nabyo bigira umumaro ku mubyeyi utwite ndetse no ku mwana atwite. Hashobora mu ndimu cyangwa se mu ironji niyo soko nziza ubundi ya vitamini C. Ino vitamini C ifite umumaro mwinshi ugiye utandukanye nk'uko tugiye kubabwira. Mu ndimu kandi dusangamo ingano runaka ya folate cyangwa se vitamini B9 cyangwa se vitamini B9. Kandi no mu ndimu habonekamo umunyu ngugu uzwi ku izina rya potassium ufite umumaro ugiye utandukanye. Ibi byose bifite imimaro igiye itandukanye nk'uko ngiye kubibabwira muri iki kiganiro nk'uko nabibateguriye, ndetse kandi nanababwire n'uburyo ushobora gufatamo indimu ndetse n'ironji ukaba wizeye ko bifashe neza. Ino vitamini C iboneka mu ndimu ifasha mu kubaka abasirikare b'umubiri ku mubyeyi ndetse no ku mwana. Twabonye ko mu biganiro byabanje umubyeyi abasirikare b'umubiri bagerageza gucika intege, rero gufata urubuto nk'indimu cyangwa se ironji bishobora kumufasha mu gutuma umubiri wubakana none abasirikare b'umubiri, byaba ari ikintu cyiza cyane. Ndetse n'umwana twabonye ko umwana guturuka mu gihembwe cya mbere kugeza mu gihembwe cya nyuma cya gatatu inzungano z'umubiri ziba ziri kwiyubaka. No gufata vitamini C ihagije bishobora gufasha umwana nawe mu kubona iyo vitamini C, bigatuma ubudahangarwa bw'umubiri nabwo bwiyubaka neza ntibusigare. Ikindi kandi no gufata ino vitamini C ku mubyeyi utwite ni ikintu cyiza cyane, dore ko ifasha mu gukura ubutare bwa iron mu byo yariye ikerekeza mu maraso, ikajya gufasha umubyeyi mu gukora insoro zitukura z'amaraso, ndetse no ku mwana bigafasha umwana nabwo kwikora kw'insoro zitukura z'amaraso, umwana ntazagire ibibazo byo kugira amaraso makeya. Murabizi ko hari abana bavuka bafite ibibazo byo kugira amaraso makeya, indwara izwi ku izina rya anemia mu ndimi z'amahanga. Rero iyo umubyeyi agiye afata ino vitamini C nyuma yo gufata ibiribwa bibonekamo ubutare bwa iron aribyo nk'ibishyimbo cyangwa se n'ibindi binyamisogwe, bituma ino iron yinjira mu maraso ku buryo bwihuse ndetse no ku bwinshi, bityo bigatuma umubyeyi atahura n'ikibazo cyo kugira amaraso makeya, ndetse n'umwana atwite akazavuka ameze neza nta bibazo byo kugira amaraso makeya afite. Rero gufata ino vitamini C ni ingenzi cyane, ariko kandi tunabonye ko by'umwihariko iboneka mu ndimu ndetse n'ironji, nabyo turi kubashishikariza umubyeyi utwite kuba yafata urubuto rw'indimu ndetse n'urubuto rw'ironji. Ikindi kandi twabonye ko umubyeyi utwite ibyago byo kuba yarwara impatwe ndetse n'ibindi bibazo bishobora kugirana isano n'igogora byiyongera. Ibi biterwa no kuba umugore utwite cyangwa se umubyeyi utwite aba afite umusemburo mwinshi wa progesterone, ndetse kandi uko umwana agenda akura akaba ari karushaho kugenda abyigamara. Ibi byose bikaba byakongera ibyago byo kuba umubyeyi yahura n'ikibazo cy'impatwe cyangwa se constipation mu ndimi z'amahanga. Rero gufata ino vitamini C, dore ko cyane cyane yubakitse mu buryo bwa acide, iragenda igafasha aside isanzwe y'umubiri n'ubundi mu gushwanyaguza ibyo twariye, igogora rikagenda neza, bityo bikagabanya ibyago byo kuba umubyeyi yagira ikibazo cy'impatwe cyangwa se na bya bindi byo kuba umuntu yagugara. Ino vitamini C irabigabanya, dore ko umubyeyi yatwite ibi byago bigenda byongera, ndetse n'uko umwana agenda akura, dore ko agenda abyiga amara. Ikindi kintu tubona iyo umubyeyi atwite, turabizi neza ko abenshi, si ukuvuga ngo abenshi, hafi ya bose bagira ikibazo cyo kugira akantu k'iseseme.
Kuba wafata rero indimu cyangwa se ironji wabisize mu mazi ukaba wabifata mu gitondo bishobora kugabanya kuri buryo umubyeyi utwite ashobora kugiramo iseseme. Akaba ari akandi kamaro gufata indimu igihe utwite cyangwa se ironji byakugirira. Ikindi kandi nk'uko nabibabwiye, mu ndimu habonekamo umunyungugu wa potassium ndetse na vitamini B9. Ino vitamini B9 twabonye ko ku mugore utwite ifasha mu gutuma imyakura y'umwana yirema neza ndetse n'ubwonko bwirema neza, bikaba byarinda ibibazo abana bakunda kuvukana cyangwa se uburwayi abana bavukana buzwi ku izina rya spina bifida, aho twabonye ko imyakura yirema nabi cyane cyane no mu rutirigongo. Twabonye ko urutirigongo ari igice cy'ubwonko, bikarangira hajemo ikibyimba aribyo mu ndimi z'abahanga bita spina bifida. Rero gufata indimu dore kubonamo vitamini B9 bishobora kugufasha mu kurinda umwana wawe kuba yazavukana ibibazo bya spina bifida cyangwa se buno burwayi abana bavukana, aho usanga imyakura itariremye neza bikarangira hasigayemo umwanya, uwo mwanya ukajyamo ibitembabuzi bikarangira havuyemo ikibyimba kinashobora kugaragara mu mugongo ku mwana byabaye ku buryo bukabije. Ino potassium kandi igumya mu gufasha mu gukora neza kw'impyiko ndetse no mu gutera neza k'umutima ndetse no mu gutwarwa kw'amakuru ku bwonko cyangwa se mu buryo bw'amashanyarazi mu mubiri hose, haba ku mubyeyi ndetse no ku mwana urimo kurema. Rero mwumvishe ko indimu ifite umumaro mwiza ugiye utandukanye ku mubyeyi utwite. Tubonye ko yagufasha mu gutuma igogora ryawe rigenda neza, tubonye ko yagufasha mu gutuma ubudahangarwa bwawe ndetse n'ubw'umwana bigumya guhagarara neza ndetse k'umwana bikagumya kwirema neza, ndetse kandi twanabonye ko bishobora kukurinda indwara yo kugira amaraso make yazwi ku izina rya anemia ababyeyi batwite bakunda kugira, ariko no ku mwana bikaba byamurinda kuzavukana ibibazo byo kugira amaraso makeya. Rero y'amaraso ahari ku buryo buhagije n'uburyo umwana akuramo no kwirema k'umwana bikomeza kugenda neza, kuko amaraso niyo atwara umwuka ndetse n'izindi ntungamubiri umubiri uba ukeneye kugira ngo ukomeze kwirema. Rero bivuze ko iki kintu indimu ikorera umubyeyi ndetse ikanagikorera umwana ni ikintu cyiza cyane tudashobora kwirengagiza. Ikindi kandi tubonye ko bishobora gutuma umwana hirindwa kuba yazavukana ubumuga cyangwa se n'ibindi bibazo bishobora kugirana nyine isano no kuba ubwonko bwe butariremye neza cyangwa se urutirigongo butariremye neza, kubera ko mu ndimu cyangwa se ironji tubonye ko habonekamo folic acid cyangwa se vitamini B9 nk'uko twagiye dukunda kubivuga mu biganiro byacu byatambutse. Nkuko twabivuze mu biganiro byacu byatambutse, ubuzima bw'umwana kubwitaho by'umwihariko ni ingenzi cyane, dore ko umwana ari umuziranenge. Rero tumwiteho kuva tumutwite kugeza avutse ndetse no mu burere bwe, ariko tumenye neza ko umwana yavutse nta bibazo afite bifitanye isano no kuba umubyeyi atarise ku mirire ku buryo buhagije igihe yari atwite uwo mwana. Ikindi kintu nababwira muri iki kiganiro, gufata indimu ku mubyeyi utwite hari ibintu byibura agomba kumenya. Si byiza ko wafata indimu yose ngo uhite uyifatira icyarimwe, dore ko ishobora no kugutera ubwinyo bitewe n'uko nyine habonekamo acide cyangwa se ino vitamini C uburyo iba yubakitsemo yubatswe mu buryo bwa acide. Mu ndimi z'amahanga ubundi vitamini C tujya tuyita ascorbic acid, murumva nyine ni acide. Niyo mpamvu iyo uyifashe yose iba ishobora kugutera ubwinyo. Byaba byiza ugiye ufata nk'amazi cyangwa se amazi y'akazuyazi washyuhije ugakamuriramo nk'umutobe w'indimu, ariko wenda ukaba wakoresha nk'igice cy'indimu, noneho ukinywera indimu ariko uyisize mu mazi. Byaba byiza kurushaho kurenza uko wafata indimu yonyine cyangwa se guhita uyifata yose ukayirya. Kuba wakwifatira nk'igice cy'indimu ukagikamurira mu mutobe w'amazi, ukayikamurira mu mazi nabwo ugakamuriramo igice cyonyine ukabifata gutya biri mu mazi, ibyo byiza ku mubyeyi utwite, ndetse kandi akibuka kuba wahita uborosa amenyo igihe umaze gufata amazi arimo indimu cyangwa se indimu cyangwa se ironji, kugira ngo wenda wirinde kuba yagutera ibyo twita mu kinyarwanda ubwinyo buterwa na acide nyine iboneka mu ndimu, ari nayo vitamini C turimo kuvuga. Rero tubonye ko indimu ari ingenzi ku mubyeyi utwite ndetse n'ironji, rero kuyifata ni ingenzi cyane ku mubyeyi utwite. Wowe wumvise kino kiganiro utwite ushobora kubishyira mu bikorwa, ndetse kandi niba nawe wabonye kino kiganiro ariko uzi umuntu utwite ushobora kukimusharinga nawe akakireba. Niba hari ikibazo, icyifuzo, twahora muri comment zanyu ndazisoma nkazisubiza, ndetse niba ari ibyo mbona byashobora gukorwamo ikiganiro n'abandi bakabimenya ari ikibazo cy'ingenzi nkakikuramo ikiganiro, twese tukarushaho kugumya gusangira ubwo bumenyi hano kuri Delphi_Olivier. Niba ukunze ino video ubonye hari isomo igusigiye, ntibagirwe kudukandira like. Ikindi kandi niba ubonye no muyoboro wa YouTube unyuzaho ibiganiro bigufitiye umumaro cyangwa se byagira umumaro undi muntu, udukandire subscribe kugira ngo uzajye ucikwa n'ibindi biganiro tuzashyiraho. Rero mwabonye muri iki kiganiro nitwa Manzi Olivier, nk'ibisanzwe ndacyari umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima, gusa nzakomeza kubagezaho ibiganiro nk'ibi by'ubuzima. Tuzabane no mu biganiro by'ubutaha, ndabakunda cyane.